Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umukobwa ukiri mutoya ariko kandi mwiza cyane wo mu kigero cy'imyaka 20. Umukobwa wigaga muri kaminuza. Muri iyo minsi yari afite umuhungu w'inshuti bakundanaga cyane witwaga Colin. Nubwo bari mu myaka imwe ariko barakundanaga cyane ku buryo rwose mu minsi mike ya couple yabo yaje kumenyekana mu kigo hose. Urukundo rw'aba bombi ariko ntago rwaje kuramba kubera ibyo bari batangiye kwishoramo. Nyuma y'iminsi mikeya Jolene yatangiye kumva atameze neza, atangira kwiyumvamo ibimenyetso bitandukanye. Yatangiye gusacinga kuri internet ngo arebe ko ibyo bintu hari aho byaba bihuriye n'ibyo yakekaga. Nuko aza gusanga byo rwose bimuhamiriza yuko ashobora kuba atwite. Yatangiye kugira ubwoba ati se Mana yanjye ndamutse ntwite ku myaka nk'iyi 20 ntaranarangiza amashuri yanjye nabyifata mone, ese ababyeyi banjye nababwira iki? Gusa ariko uko byagombaga kugenda kose yagombaga kuva muri icyo gihirahiro. Nuko yagiye gushaka pregnancy test kugira ngo aze yipima arebe. Nuko arangije agenda muri farumasi agura agateste de grossesse kugira ngo aze apime arebe koko niba yaba atwite. Yicaye wenyine amaze kwipima, amaze kubona ko atwite, ubwoba bwaramwishe. Akiri aho yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Nuko kubera ubwoba ka gateste de grossesse yari afite ahita akajugunya muri puberi yari iri aho ngaho, ahita yirukankira mu cyumba cye. Umuntu ariko wari ukomanze bari ababyeyi be bari batashye bavuye mu kazi. Barageze aho ngaho barebye muri puberi barumirwa. Nuko bakuramo ka kantu bareba neza bitonze, babona kagaragaza ko rwose muri iyo nzu umuntu wagashyizemo ari umuntu utwite koko. Ariko byarumvikanaga neza kuko nta wundi muntu w'igitsina gore wari uri aho usibye Jolene na mama we. Kandi Jolene mama we yari yararangije kugera mu gihe cyo gucura. Rero birumvikana ko nta wundi muntu wari kuba ari aho ngaho atwite atari Jolene. Bahise bahamagara umukobwa wabo byihuse bati Jolene. Undi n'ubwoba bwinshi n'igihunga nuko araza yicara aho ngaho. Ababyeyi be batangira kumuganiriza batumeze neza, agakomeza ababwira ati meze neza, ariko kwishira bigeze aho biranga. Nuko atangira no kurira. Nuko babonye ko umwana wabo adafite ahahera babwira ibyamubayeho, bamwereka ka gateste bati ibi ni ibiki? Umukobwa abona n'undi atazakomeza kubeshya kandi n'undi byagaragaye. Nuko ahita ababwira ati erega ndatwite. Ise uburakari butangira kumufata ati nta soni uratwite ku myaka nk'iyo ngiyo? Mama we agahita karamwica atangira no kurira ati se koko ubwo wabitinyutse uti? Ibaza abantu dusengana, abaturanyi bacu, abo dukorana bose, ubwo tuzababwira iki koko? Ese ubwo ibyo bintu koko wabikoze gute mwana wanjye? Nuko nguko twakoreze. Amarira yabaye menshi hagati ya Jolene na mama we. Papa we ariko umujinya ukomeza kumwica azenguruka mu maso ati njyewe ndakwica ntabwo ibi bintu biri bukunde. Bageze aho baratuza bati si ibintu tubikore gute? Tubikoreho iki koko? Isa ahita avuga ati nta kundi bigomba kugenda, uyu mwana ngomba kumwohereza hanze agasangayo nyirasenge kugira ngo iyi nda bazayikuremo. Nta muntu n'umwe rwose ugomba kumenya yuko umwana wanjye yigeze atwita. Nyina akomeza kuvuga ati yego nibyo koko twamwohereza hanze, ariko reka azagenda abyarireyo inda ntayikuremo. Isa aravuga ati hoya ntago nabyemera, agomba kugenda rwose inda bakazayikuramo agakomerezaho n'amashuri ye, ntazagira umuntu n'umwe umenya yuko yigeze atwita. Jolene ati njye rwose nubwo ngize ibyago nkaba ntwise ku myaka nk'iyi ngiyi, ariko ntago nabemerera yuko inda yanjye muyikuramo. Isa aramubwira ati niba udashobora kwemera yuko iyo nda tuyikuramo, ngaho haguruka ugende ujye gusanga umuntu waguteye inda, atari ko se ubundi ninde waguteye inda ko tutigeze tubikubaza. Jolene ahita avuga ati ariko nyamara muramuzi, ni wa musore tumaze iminsi dukundana witwa Colin. Isa amaze kumva ko ari ka Colin gafite imyaka ingana n'iy'umukobwa we, umujinya uramwica ati nta soni kariya gahungu kangana kuriya? Ese ubwo uratekereza ko uriya nibura yanagutunga?
nibura yaba ari n'undi muntu ufatika twakabaye nibura ubu dutangira kubapangira ubukwe mukabana, ariko uriya rwose aracyari umwana nkawe, arakiga, ntago yagutunga ngo mukuru w'umuryango. Ndavuze ngo vuba vuba witegure uzasange anti wawe hanze, nta wundi mwanzuro uhari rwose iyo ndigomba kuvamo. Janine yakomeje kubyanga ati ibyo ntago bishoboka papa, ntago rwose mushobora kunkuriramo inda. Babonye umukobwa wawe yakomeje guhatiriza n'umujinya mwinshi, bahita bamubwira ati niba udashobora kwemera ibyo tukubwiye ngaho paki ibintu byawe vuba vuba ugenda usohokere mu nzu, kandi iyi ntago ari imikino, ibyo ni kukubwira. Arakomeje. Janine yabonye nta yandi mahitamo, isamukurura n'ukuboko ati ndavuze ngo genda sohokera mu nzu, sinzongere kukubona ukundi, ngaho genda ujye gusanga uwo waguteye inda, njyewe rwose ntago ushobora kubyarira muri iyi nzu yanjye. Janine byaramuyobeye, ageze hanze akomeza kubitekerezaho ati ese koko nkuremo inda yanjye cyangwa nemera ibyo papa ari kumbwira. Yakomeje kubitekerezaho ati oya, uko byamera kose rwose ntago ngomba kwiyicira umwana, nzemera mubyare uko bizaba bingoye kose. Nta wundi mwanzuro yafashe usibye koko kujya kureba Colin wamuteye inda ngo amutekereze ibyamubayeho, barebe n'umwanzuro w'icyo bakora. Janine yafashe inzira aragenda, ageze aho Colin yabaga asanga yicaranye n'inshuti ye yitwaga Wendy. Bose bigaga kuri kaminuza, ariko Wendy we yari mu mwaka wa nyuma, amasomo yenda no kuyasoza. Janine yatangiye kubwira Colin ati nashakaga kukuvugisha. Colin wari busy yibereye muri game ati ariko buretse gato utanyangiriza game yanjye itararangira, ntabwo uri kubibona? Janine aramubwira ati ariko se ubwo ari iyo game yawe nanjye ninde kuko mu by'ukuri ufite agaciro, ese wabanje ukanyumva? Ya nshuti ya Colin Wendy aramubwira ati nyamara abanza umwumve, buriya kubaje kukureba nuko agukeneye cyane. Nuko Colin aratuza ati ese uranshakira iki? Janine aramubwira ati ese waza tukajya hano twiherereye nuko tukaganira, ni ibintu tugomba kuganiraho dutuje tudafite ibindi bintu biturangaza. Nuko Colin ahita amubwira ati ariko Wendy ni inshuti yanjye, nta kintu na kimwe twakabaye tumukinga, bwira rwose nawe ari kubyumva nta kibazo. Wendy yahise ashaka kwihagurukira kugira ngo atabarogoya, ariko Colin aramubuza aramubwira ngo nagumaho. Nuko abaza Janine niba hari icyo byaba bimutwaye na Wendy ahagumye. Nuko aramubwira ati nta kibazo kuko se n'ubundi ari inshuti yawe, kandi ibyo ngiye kukubwira rega nubwo byaba ibanga muri aka kanya, ariko mu minsi mikeya ni ibintu buri wese azaba azi kandi bizaba binigaragaza. Colin ubwoba buramwica ati bwose ushatse kuvuga iki? Janine ahita akurayo kaga test de grossesse nuko arakamwereka. Colin ataka nakande, ninde inshuti yawe yabitwite? Janine aramubwira ati rega nta wundi ni njyewe, none si ibyo twakoze urabiyobewe? Cya gihe nza tukanywa inzoga tugasinda, ibyakurikiyeho ntabwo ubizi, uyu rero umusaruro wavuyemo. Colin umujinya waramwishe ati se ubwo ushobora kuvuga yuko utwite koko? Ntabwo rwose bishoboka, njyewe ntabwo naguteye inda. Janine akomeza kumubwira ati nta wundi muntu twabonanye kandi nawe urabizi neza ndatwite kandi inda ni iyawe. None rero mu rugo banyirukanye, ubu ni wowe wenyine nsigaranye, nagira ngo tuganire turebe icyo twakora. Colin umujinya waramwishe ahita ahaguruka atangira kuvugira hejuru ati ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva, njyewe rwose nta nda naguteye, wiza kumbeshyira ahangaha. Nkeneye kwiga amasomo yanjye nkayarangiza, nkazakomeza nkakora n'indi mishinga myinshi mfite imbere, witangira kunzanaho ibintu by'abana. Janine aramubwira ati ariko se kuki wikunda? Njyewe se urumva yuko iyo mishinga ntayo mfite? Tubiganireho nyine turebe ukuntu twabigenza kandi n'iyo mishinga ikazakomeza. Colin yahise amubwira ati nta mwanya mfite wo kugutaho Janine, genda wowe n'umwana wawe mushaka uko mubigenza, njyewe rwose ntubingarureho kandi ntuzongere gutekereza yuko ari njye waguteye inda. Ibyo ngibyo byibagirwe, njyewe nta mugore mfite, nta n'umuntu nateye inda. Sohoka mvira ahangaha wikomeza kuntesha umutwe. Janine byaramuyobeye ati se koko Colin wambwiraga ko ankunda, ubu niwe waba umpindutse gutya?
ntago yabyumvaga, ariko nyine yabonye kuguma aho ngaho ari ugukomeza kumubangamira, nuko arasohoka arigendera nubwo atarazi neza aho yerekeje. Jolene yaragiye ageze hanze, nuko aricara yubika umutwe mu maguru, atangira gutekereza ikintu agiye gukora, ariko arakibura. Yabonye atari bukomeze kwicara hanze y'inzu y'abandi cyangwa se ngo yishyingire ku musore utamushaka, nuko afata inzira aragenda, ariko n'ubundi atazi iyo ari kujya. Yageze mu nzira abona ahantu yakicara, nuko aricara atangira kurira. Ati se koko Mana yanjye ubu ndakora iki? Ese ubu nsubire mu rugo nemerere papa ngenda kuremo iyi nda? Ese ubu nge kuri umwe muri bene wacu? Hoya, ntabwo byashoboka kuko n'ubundi papa yazansangayo kandi ntabwo byazangwa neza. Nabamuteranyije n'abafamiliye banjye, kuko ukuntu yarakaye cyane rwose biragaragara yuko uwagerageza kumfasha wese wo muri famiye yanjye byamugwa nabi. Ese ubu ndakora iki? Ese ubu ndikodeshereza inzu nta mafaranga na make afite nakishyura? Jolene yatekereje ibibazo byinshi, atangira gusenga Imana ati Mana, nubwo nakoze amakosa ariko nzi neza yuko ukunda abana, ngaho wenda wingirire impuhwe, ariko uyu mwana ntwite ndakwinginze Mana, ngaho umushakira uburyo azabaho. Njyewe nta kintu mfite cyo gukora, ngaho wowe Mana agaragaza ibitangaza, unyere ku gushaka kwawe. Jolene yicaye aho ngaho ntiyagira ikintu yongera no gutekereza, ahubwo atangira gusa n'utangiye gusinzira. Hashize akanya gatoya yabaye nk'ushigukira hejuru, yumvise umuntu atangiye kumukomanga ati Jolene, utangiye gusinzira? Yubuye amaso, nuko ahita abona ni Wendy, wa muhungu w'inshuti na Colin. Ahita amubaza ati Wendy, kuri hano urashaka iki? Wendy aramubwira ati Jolene, nakomeje gutekereza ku byakubayeho, ntekereje ukuntu wavuze ko iwanyu bakwirukanye nta handi ufite ho kujya, mbonye n'ukuntu Colin nawe akwirukanye, numva rwose binkoze ku mutima. Ubu nari ndimo nibaza ahantu waba werekeje, ubwoba buranyica, ntekereje ko wenda waba wagiye no kwiyahura. Jolene yararize ati nibe nibura nawe wantekerejeho, ariko rwose icyo nakora cyose ntago nakiyahura, uyu mwana agomba kubaho. Ntago naba narakoze amakosa yo kumutwita ngo nongereho n'andi makosa yo kujya kumujugunya cyangwa se gukuramo inda. Ntago nshaka kongera ibyaha, icyo ndi gusaba Imana ni ukumfasha ikareba ukuntu uyu mwana wanjye yazabaho. Wendy yahise amubwira ati Jolene, mfite igitekerezo, sinzi niba wabyemera, ariko ahantu mba ni hanini kandi ababyeyi banjye urabizi bankodeshereza inzu mu gihe nyine nkiri ku ishuri, waza tukaba tubana. Jolene yarabyanze ati ubwo se wowe ko mbizi neza ko wenda kurangiza kaminuza, umunsi warangije ukigira iwanyu urumva tuzajyana? Ntago rwose ibyo uri gutekereza byashoboka. Wendy ati rega birashoboka cyane, mbaye ndangije no kwiga twashaka ubundi buryo, iminsi yaba iri kwisunika, wenda n'ababyeyi bawe baba baratangiye kubyumva, nuko bakakubabarira. Rwose ndakwinginze wiguma hano ku muhanda, ngwino tujyane, ntabwo uzabura ukuntu ubaho. Jolene yakomeje kubitekerezaho, atariko se ubundi ko ngize Imana nkaba mbonye umuntu unkura hano, nabyangira iki? Wabona uyu nguyu ari we marayika murinzi Imana inyoherereje? Jolene yahise amubwira ati Wendy, nimba rwose ntakugoye ngaho reka tugende. Wendy ati ntago ngoye Jolene, kuko urabizi ko yari umwanzuro wanjye, wowe utigeze unabinsaba. Jolene yajyanye na Wendy, ariko agezeyo atungurwa cyane no kubona ukuntu Wendy yabaga ahantu heza cyane kandi hanini bitangaje. Bisa naho iwabo wa Wendy bari abakire cyane, nubwo bwose ari ibintu umuntu wese atashoboraga gukeka, kubera ukuntu Wendy yicishaga bugufi kandi atuje. Umuntu wabaga azi ko ari mu miryango ikomeye cyane, ni umuntu wabaga amuzi neza, cyangwa se umuntu bakundaga kuganira cyane. Jolene yatangiye kumubaza ati ariko se Wendy, ni gute umuntu w'umunyeshuri abasha kuba ahantu heza gutya kandi hanini? Rwose hano hantu haratangaje.
Wendy yarasetse ati ariko Jolene ntago rwose iba ari ibintu byahatari cyane, gusa hano wumve ko ari nko mu rugo utuze wumva utekanye rwose wisanzura, ndakwinginze kandi ntazagire ikintu na kimwe ukenera ngo wange kumbwira, rwose niteguye kugufasha mu bushobozi bwose buke nzaba mfite, uko bizaba bimeze kose tuzabasha kubana. Nuko Jolene aramubwira ati urakoze cyane Wendy, urakoze kwemera kunshumbikira, ni ukuri Imana iguha umugisha. Batangiye kubana gutyo, ariko Jolene ubwoba bukamwica, atari ko si uyu musore yaba ashaka kumprofita, wabona uyu nguyu yanzanye kugira ngo angire nk'umugore we tujye turyamana, hanyuma nyuma y'igihe azanjugunye. Jolene ubwoba bwaramwishe, nuko akajya agira ubwoba akamwishisha, ariko nyuma y'igihe gitoya rwose yaje kubona ko Wendy nta kintu na kimwe yari amukurikiyeho usibye kumwifashiriza gusa. Nubwo babanaga aho ngaho, ariko Jolene yabwiye Wendy ati Wendy ndakwinginze ntuzagire umuntu n'umwe ubwira ko mba hano, rwose ntazagire umuntu n'umwe ubimenya, dore ubu ngubu nanjye telefone yanjye nayikuyeho, nta nubwo nzongera gusohoka muri iyi nzu. Wendy aramubwira ati ariko se koko Jolene urumva ibyo bintu uzabishobora? Ati ni ukuri nzabishobora rwose, ntazagire umuntu n'umwe umenya yuko mba hano. Jolene koko telefone ye kuva umunsi yaviriyeho iwabo ntabwo yongeye gucamo, nta nubwo yongeye gusohoka muri iyo nzu yo kwa Wendy. Ukwezi kose kwarinze kurangira nta muntu n'umwe uzi ko Jolene abana na Wendy mu nzu imwe. Colin wari inshuti na Wendy yakomezaga abwira Wendy ngo aze kumusura mu rugo nk'uko byari bisanzwe, ariko Wendy akamuhakanira. N'abandi banyeshuri bose biganaga bajyaga baza kumusura b'inshuti ze, nta muntu n'umwe yongeye kwemerera kugira ngo atabangamira Jolene. Jolene yakomeje gutungurwa n'iyo myitwarire ya Wendy yo kwemera kumufasha mu buryo bwose bushoboka. Nta yindi mpamvu Jolene yabikoraga kandi kwanga ko hari umuntu n'umwe umubona, kubera ko ahantu Wendy yabaga hari impande y'ishuri, yangaga ko hari umunyeshuri wamubona agatangira kugenda akwirakwiza amagambo mu kigo kasigaye aba kwa Wendy. Wendy yaje kumaza atari ariko se Jolene ibi koko bizarangira ryari? Ubwo urumva amezi 9 yose uzayarangiza wihishe ubayeho muri ubu buryo? Ese ko ushaka kwigira nkaho rwose uba muri gereza kandi atari ko bimeze? Ndakwinginze rwose iyakire, wakire ibyakubayeho, rwose humura, niyo abantu bavuga bizagera aho birangire. Jolene yaramubwiye ati ariko Wendy byose mbikora kubera wowe. Ibaze nk'ubu wenda niba ku ishuri cyangwa se na hano dutuye hari nk'umukobwa ugukunda akazajya kumva ngo mbahangaha muri iyi nzu yawe, urumva koko ntaba nkwangirije izina? Ese ubwo urumva yazakomeza kugukunda? Ubwo urumva yuko nibatubona batazatangira kuvuga yuko ndi umugore wawe? Rwose byose mbikora kubera umutekano wawe. Wendy yatangiye kumubwira ati Jolene niba rero byose babikoraga kubera njyewe, ngaho byose bihagarike kuva uyu munsi, kuko njyewe amagambo yose bazavuga niteguye kuzayakira, nta n'ikintu na kimwe azantwara. Rwose ndakwinginze bohoka, ubeho nk'uko wakabaye ubaho, wikomeza kwigira nkaho uri muri gereza. Wendy yakomeje kumubwira amagambo menshi amuhumuriza kandi amubwira ko we nta kintu na kimwe bizaba bimutwaye. Nuko Jolene aravuga ati niba ari uko bimeze koko, ngaho ngiye gutangira mbeho ubuzima bwanjye busanzwe, kandi mbabarira ko nagutekerereje gutyo. Ibyo barabiretse batangira kuganira. Jolene atangira kumwemerera yuko telefone yagiye kuyisubiza ku murongo kandi ko atazongera kwirwa yikingiranye mu nzu. Wendy yahise amubwira ati ariko Jolene ahubwo hari ikintu nifuzaga yuko tuganiraho. Jolene ubwoba buramwica, ati wabona atagiye kumbwira ko agiye kunyirukana? Mana yanjye we biraba ibyuya. Nuko atangira kugaragaza agahinda mu maso. Wendy aramubaza ati Jolene none se ko mbona uhindutse mu maso bigenze bite? Hari ikintu cyakubabaje? Jolene ati hoya, ngaho rero mbwira ikintu warumbwiye ko tugiye kuganiraho. Wendy yahise amubwira ati Jolene nubwo ubibona neza yuko inzu ari nziza kandi ari nini, ni inzu rwose umuntu wese yakifuza kubamo, ariko njyewe hari igitekerezo nagize yuko twayivamo. Nyine urabona ibihe urimo ukeneye kwitabwaho bidasanzwe nk'umudamu utwite. Urabona ukeneye imbuto kugira ngo umwana akure neza, hari n'ibindi bintu ukeneye bidasanzwe nyine byihariye ku muntu utwite. Nawe ngira ngo ibyo ngibyo urabizi neza. Ikindi kandi
urabibona nyine ko amezi azakomeza kugenda yegera imbere. Urabizi neza ko nyine igihe kizagira umwana akavuka azaba akeneye imyenda, azaba akeneye amafaranga kugira ngo tujye kwa muganga, azaba akeneye ibindi bikoresho bindi nyine umudamu akenera agiye kubyara. Ni ibintu byinshi bikenerwa, ngira ngo nawe urabizi. Rero natekereje mbona nidukomeza kuba muri iyi nzu ubwo bushobozi bwose tutazabubona, nyamara twimutse tukajya mu kazu gatoya twabasha gusevinga kugira ngo ayo mafaranga yose azaboneke. Jorine byaramurenze noneho kumva ayo magambo, ananirwa kurira, ananirwa kuvuga, abura ikintu na kimwe yakora. Yakomeje gutangazwa na Wendy, nuko aramubwira ati Wendy, ese ubu koko nzakwitura iki? Imana yonyine yo mu ijuru niyo ibizi. Bakomeje kuganira, babiganiraho, bakora imibare, babona amafaranga bazajya basagura, nuko baravuga bati koko nibyo tugomba kwimuka. Barimutse gutyo nuko bajya mu yindi nzu rwose ntoya idasa neza cyane, ariko kugira ngo babashe gusevinga. Jorine noneho atangira kujya asohoka, atangira kwisanzura, abantu bose baranabimenye yuko aba mu nzu imwe na Wendy. Nk'uko bari babyiteze n'ubundi, amagambo yatangiye kuba menshi cyane, ariko kuko bari babyiteguye nta kintu na kimwe byigeze bibatwara. Gusa inshuti za Wendy zatangiye kumurakarira, bati ariko Wendy, niyo mpamvu wangaga ko tugusura, ese ubwo wabikoreye iki kugira ngo duhishe ko wazanye umugore? Wenda akabihorera kuko yari abizi neza yuko Jorine n'ubwo babana mu nzu imwe ariko atari umugore we. Cory niwe wari usanzwe ari inshuti ye, noneho akamenya yuko yanamutwaye umukobwa yakundaga. Byabaye ibindi byatangiye kuba intonganya, gusa aramurakarira bivanze no gufuha. Ariko Wendy kubera ukuntu yicishaga bugufi, atakundaga no kuvuga amagambo menshi, byose akabitwaza gake gakeya. Inkuru y'uko umukoreni yateye inda Jorine yaje no kugera ku muryango we. Ababyeyi be bari batandukanye cyane nawe, byarababaje cyane. Batari ko se wa muhungu we, ni gute utera umukobwa inda warangiza ukamuta? Ese ubwo umwuzukuru wacu tuzi ari hehe? Baramutonganyije cyane, batari ko se ubundi nibyo koko cyangwa barakubeshyera? Cory niyo yababwiye ko ari byo, ariko impamvu yabyanze kari uko yari azi ko ababyeyi be batabyakira neza, kandi ko nta bushobozi yari afite bwo kumutunga. Baramutonganya bati wagombaga kubitubwira, byaba ngombwa tukanabategurira ubukwe. Ngaho rero ugenda ujye gushaka uwo mukobwa wateye inda, umusabe imbabazi, hanyuma umuzane hano tumutunge, cyangwa se tunabakorera ubukwe mu bane, ariko ureke kwandagaza umwuzukuru wacu. Rwose ntabwo ibyo bintu tubishaka. Cory n'ubwoba bwaramwishe, ati si kuko nahera hehe Jorine musaba imbabazi n'amagambo yose namubwiye, mubwira yuko ntamukunda kandi ko ntigeze mutera inda. Yakomeje kubitekerezaho, nuko aravuga ati nubwo biriya byose nabikoze, ariko nari mbizi neza yuko mukunda cyane, kandi nawe nari mbizi neza ko ankunda, ariko byose nabiterwaga nuko nabonaga nta bushobozi mfite. Yatangiye kwishyiramo akanyabugabo, ati Mana yanyigize Imana Jorine akambabarira ukuntu mukunda, nahita mukura kwa Wendy akaza tukabana, ababyeyi banjye bapfa kuba banyemereye yuko badutunga. Cory yafashe inzira aragenda ajya kwa Wendy aho yabaga. Ageze ariko atarakomanga, yumva Wendy na Jorine barimo baraseka, barimo baraganira utuntu twinshi, barimo baraganira ukuntu umwana navuka izina bazamuha. Wendy yakomezaga abwira Jorine amazina asekeje cyane, Jorine agaseka ati nawe ibyo bizina ni ibya kera, ntabwo nabyita umwana wanjye. Jorine agakomeza amubwira ati ahubwo umwana wanjye navuka, mu mazina nzamwita hazaba harimo izina ryawe, nk'urwibutso rw'ubuziraherezo rw'ineza wangiriye. Cory yabyumva bikamurya, akumva noneho n'umutima urenda guturika, ariko yageze aharakomanga, nuko bamuha karibu. Amaze kwinjira bose bararebanye, ntabwo biyumvishaga ukuntu yatinyuka kwinjira aho hantu. Yatangiye gusaba imbabazi Jorine, ati umbabarire nubwo rwose cyagiye nagutereranye, ariko nje kugusaba imbabazi nkwinginga kandi kugira ngo wemereze tujyane, yo gukosora amakosa yose nakoze. Rwose urabizi ko nagukundaga cyane, ndakwinginze ngaho winyangira, ngwino tujyane,
ngwino tujyane, ababyeyi banjye biteguye yuko bagiye kudufasha, nuko njyewe nawe tukabana. Jolene yarasetse ati ese uraba unjyana hehe kandi utarigeze untera inda? Colin ati mbabarira witangira kunyibutsa amagambo yose nakubwiye, rwose ndabizi neza ko nakubabaje cya gihe, ariko ndakwinginze mbabarira. Ndabizi neza ko wankundaga cyane kandi ko urukundo wankundaga nta namwe rwigeze rujya. Jolene ati urabizi neza Colin, ibyo byose byarahindutse. Nkuko wambwiye ko utigeze unkunda, njyewe sinakubwira ko ntigeze ngukunda. Yego naragukunze, ariko ubu ngubu byarahindutse. Rwose mbabarira, nta kindi gihe mfite cyo guta, icyo wantesheje kirahagije. Colin yakomeje amubwira amagambo menshi amusaba imbabazi, ariko umukobwa aramuhakanira burundu. Nuko abonye ko yabyanze burundu, atangira no gutongana, atangira gutonganya Wendy cyane. Ati Wendy, byose niwe n'ubundi wabiteye. Wendy ati ariko si njyewe nabiteye gute? Njyewe watumye cya gihe ubwira ariya magambo mabi Jolene? Njyewe ni njye wakubwiye kumuta? Batangira gutongana kubera ukuntu Colin yari yafushye cyane. Aramubwira ati byose niwe wabiteye kuntwarira umukunzi, n'ubundi ukuntu najyaga mbona umureba nabonaga harimo ikintu cy'urukundo, ariko simbyiteho. Rwose kuba Jolene atemeye kungarukira, byose ni wowe, buriya wirwa unamunyangisha. Bakomeje gutongana cyane, bashaka no kurwana, ariko Jolene ageze aho ajyamo hagati ati ndabinginze rwose mwirwana. Colin ndakwinginze wirenganya Wendy, rwose genda umuvire mu buzima nanjye umvire mu buzima, umenye yuko ntakigukunda ukundi. Uko byamera kose ntabwo nzongera kukugarukira. Colin yaragiye ariko ababaye cyane atabyumva, akubita agatoki ku kandi ati ndabizi neza byose ni Wendy ubiteye. Buriya yirwa amubwira amagambo mabi yo kumunyangisha, buriya yaramutwaye yamugize nk'umugore we. Yakomeje gutekereza ibintu byinshi, nyamara ariko ntabwo ariko byari bimeze. Jolene yakomeje kubaho ngaho ari kumwe na Wendy, amezi nayo ariko ari kwisunika, ariko Wendy yarasigaje na semestre imwe kugira ngo arangize kwiga. Muri iyo minsi kandi Jolene yakomezaga kubona ukuntu Wendy amwitaho n'ukuntu basevinga kugira ngo umwana navuka atazagira ikibazo. Jolene atangira gutekereza ati ariko se nk'umuntu mukuru ubu ngubu njyewe nta kintu na kimwe nakora? Ese ubu nta kantu na gatoya nakora kinjiza amafaranga kugira ngo mbashe kunganira Wendy? Yatangiye gutekereza ukuntu muri quartier y'iwabo muri vacances we n'inshuti ze z'abandi bakobwa biganaga bajyaga bagenda, nuko bagafashanya gutunganya imisatsi, nuko akabasuka kubera ukuntu yari atangiye kubyiga kandi abona yarabimenye neza. Yatangiye gutekereza ati ariko se ubu nta kuntu nagenda hariya ku ishuri nkabwira abakobwa b'inshuti zanjye bakajya baza nkabasukira amafaranga makeya? Yakomeje kubitekerezaho yumva ni igitekerezo cyiza, nuko agenda ahera mu bakobwa b'inshuti ze ati sha muzajye muze mbasuke kandi nzajya mbasukira makeya, kuko nyine ndabizi muri abanyeshuri kandi hari igihe abanyeshuri muba mudafite amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu nzi neza, rwose ndabinginze mujye muza munyihera ibiraka. Jolene ukuntu yari umwana mwiza kandi inshuti ze zimwe zari zizi n'ibyamubayeho byose, ntabwo bari kwanga kumufasha. Batangiye kujya bagenda akabasuka ndetse bakanamurangira ibiraka ku bandi bakobwa. Jolene mu minsi mikeya amafaranga yatangiye kuza, abona ibintu bitangiye kuza rwose, ubuzima butangira kuba bwiza. Wendy yamubwiye ati ntureba rwose n'ubundi ndabizerega uri umukobwa utandukanye n'abandi, uri umunyabwenge cyane, rwose komerezaho. Jolene yatangiye gukora, nuko batangira kubona ubuzima bwiza. Muri iyo minsi kubera ukuntu Colin yari yarakaye kandi asanzwe aziranye n'ababyeyi ba Wendy, yagiye kumurega, nuko ajya kuvuga iwabo yuko Wendy afite umukobwa yateye inda ndetse rwose babana nk'umugore n'umugabo. Ababyeyi ba Wendy bari basanzwe bazi ko umwana wabo yitonda cyane, byarabarakaje, nuko baza kureba Wendy aho yabaga. Bati Wendy, ese nta soni? Niyo mpamvu vacances y'ubushize utigeze utaha utubeshya ngo hari amasomo mwasigaje kubera ko mwitegura kurangiza kugira ngo muyige yose ave mu nzira, kumbi wari ufite umugore? Ese ubwo wumvaga uzabyara ukaduhisha n'umwuzukuru wacu?
Wendy akomeza gusaba imbabazi ati rega papa, ntabwo rwose uriya mukobwa namuteye inda, ahubwo nuko namufashije nkamucumbikira. Batangira kumutuka cyane bati umucumbikira nkande se, none se we nta muryango agira, none se nta muntu wamuteye inda uhari, rwose ibyo byose uri kutubwira uri kutubeshya. Wendy yakomeje kubasobanurira, nuko arababwira ati rwose ndabinginze mwindakarira, niko byagenze. Ababyeyi be ntabwo babyumvise kubera amagambo Colin yari yababwiye yuko yigize ikirara kandi uwo rwose ari umugore we neza, bizi neza kandi n'abamuteye inda. Bahise bamubwira ati ubwo urananiranye, ngaho utangira ubage wifashe, nta mafaranga na make uzongera kubona, rwose amafaranga menshi tuguha niyo akoshya, amafaranga menshi twaguhaga ngo wishyure inzu uba ahantu hanini hisanzuye niyo agutera umurengwe wo kwirirwa gutera abakobwa inda. Ngaho rero ugenda ubage wifashe, igihembwe cy'ishuri gisigaye uzakiyishyurire, uzanitunge, umenye uko ubaho, ibyo birakureba. Wendy bamusize gutyo ariko ntabwo yari kuburana. Ibyo byose Jolene aho yari ari mu cyumba yarabyumvaga, agahinda karamwica. Nuko abwira Wendy ati Wendy, mbabarira ko ari njye uguteye ibi bibazo byose, rwose ndakwinginze ugende ubwira ababyeyi bawe ko njyewe nigendeye, ko rwose ntakiri kumwe nawe muri iyi nzu, wenda barakubabarira bakomeze bakwishyurire amashuri, dore hari hasigaye igihe gitoya. Wendy yabwiye umukobwa ati ntabwo bishoboke rega, wikirwa ugenda, none se ubundi uragenda bitanga iki? Buriya papa ubwo yaragejeje gufata iriya myanzuro byarangiye. Jolene yakomeje kumubwira ati ariko nyamara buriya yakisubiraho aramutse amenye yuko rwose njyewe ngiye kugenda iwanyu, bibasobanurire, mbabwire byose uko byagenze, kandi babwire yuko niteguye kugenda, utazongera kunshumbikira. Wendy yaramuje ati Jolene, ese ubwo uragenda ugiye kubaho gute? Jolene ati ariko se Wendy, wabonye ntasigaye mfite abakiriya benshi, abakobwa bose biga hariya basigaye bazi yuko nzi gusuka cyane kandi mbasukira makeya, nawe urabibona ibiraka mbona rwose nakitunga kandi nkabaho. Ngaho rwose mbabarira uze tugende iwanyu mbibabwire neza yuko njyewe nigendeye, hanyuma nabo bakugarukire bongere bagufashe, bitakwicira rwose gahunda zawe, kandi ubona wari usigaje semestre imwe yonyine ukarangiza kwiga. Reba amashuri yose wize abaye imfabusa kubera semestre imwe yonyine. Wendy yaramubwiye ati Jolene, ibyo ntiwongere kubitekerezaho rwose, humura nziga kandi nziga neza, nta nubwo nzigera mbura amafaranga y'ishuri. Jolene ati gute se, ubwo urabikora gute? Wendy ati reka twicare tubiganireho kandi turaza kubibonera igisubizo. Baricaye batangira kuganira bareba ikintu bakora. Wendy ati njyewe ikintu rero nakora, mfite perime nicaranye hariya itari kugira ikintu imara, ngiye gutangira nyibyaza umusaruro, ngiye gushaka ahantu najya ntera ibiraka, sinzabura umuntu natwara rwose akanyishyura. Nawe ayo mafaranga wari uri kubona yo gusuka ashobora kutugirira akamaro, tukabona uko dukodesha inzu. Babiganiriyeho babona ko ibyo bintu birashoboka. Wendy yafashe perime ye atangira gushaka ibiraka. Yari aziranye n'abantu benshi bakomeye, nuko baza kumushakira akazi muri kampani imwe, atangira gutwara, nuko akajya yiga anakora. Yasabye ko yatangira kwiga nijoro muri porogaramu yo kwiga nijoro, nuko baramwemerera. Nuko babona ubuzima bubaye bwiza cyane, ahubwo kurusha nuko bari babayeho. Barishimye cyane kuko babonaga ibintu byose bari kugenda bacamo, Imana isa nkaho iri kugenda ibacira inzira, nuko byose bikagenda uko batabitekerezaga. Baje no kuva muri ka kazu gatoya, barongera bashaka inzu nini nziza yisumbuye nuko babagamo mbere. Igihe cyaje kugera, Jolene aza kubyara, abyara umwana w'umukobwa mwiza cyane, nuko rwose Wendy arahaba kubwe, aramufasha ntiyagire ikibazo na kimwe agira. Jolene amaze kubyara, umwana amaze kugira nk'umwaka, ababyeyi be aho bari bari batangiye kugira isoni. Isoni zitangira kubica, batangiye kumva yuko bafite umwuzukuru kandi rwose batazi n'aho aherereye. Bari baramenye amakuru ya Jolene na Wendy
kuko ni inkuru yari yarasakaye ahantu hose. Wendy nawe nyuma yo kwiga n'ubundi yari yarabonye akazi keza, babayeho neza nta kibazo bafite. Ababyeyi ba Jolene umutima wakomeje kubarya, ariko se ni gute tutajya kureba umwana wacu? Rwose reka tugende tujye kumusaba imbabazi, tumubwire ko rwose twamubabariye. Baraje koko nuko bajya kubareba, nuko batangira kubabwira bati rwose mutubabarire kubw'amakosa twakoze. Jolene mwana wacu, niba ubishaka ubu noneho rwose turakwinginze kugira ngo uze tujyane tujye kubana mu rugo, umwana wawe tumwiteho, nawe usubire mu ishuri urangize amasomo yawe. Bakomeje kumusaba imbabazi, ari nako bashimira Wendy wiyemeje kumufasha. Jolene yarababwiye ati ubu nonaha nta gisubizo mfite, ariko nzakomeza kubitekerezaho nzababwira. Baratashye bamusaba ko rwose yabitekerezaho neza nuko akazagaruka mu rugo. Jolene aho yari ari yakomeje gutekereza ati ariko ibi ngibi nibyo, ngomba gusubira mu rugo, Wendy nkamureka agakomeza ubuzima bwe, singomba kuzamwicira ahazaza. Jolene ikintu yakomezaga gutekereza cyane, yaratekerezaga ati ariko nk'ubu ngubu se ubu Wendy simubangamira koko? Ubu se ni gute azikundanira n'umukobwa we kandi abantu babizi neza ko mba hano? Jolene rwose yumvishe gusubira iwabo ariwo mwanzuro yafata kugira ngo asige Wendy wenyine, nawe yikomereza ubuzima bwe gukomeza kumubangamira. Jolene icyo gihe yabwiye Wendy ku mwanzuro we ati Wendy, ngiye gusubira iwacu, ngiye gusubira ku babyeyi banjye, kandi rwose warakoze cyane, sinzi ko nabasha kubikubwira mu magambo. Wendy yaramubwiye ati ese koko nibyo ugiye kugenda? Jolene ati yego, nabahamagaye bagiye kuza kumfata. Wendy yaramwihoreye, ariko yajya mu cyumba aho yiherereye wenyine akumva agahinda ni kose. Ati si koko Jolene nahera he mubwira ko mukunda? Kuko rwose yumvaga amukunda cyane, kandi ntabwo byari bije ako kanya, ni ibintu yari amaranye igihe kinini cyane. Yakomezaga kwiyumvamo urukundo, ariko akabura aho ahera bimubwira. Akavuga ati nimbimubwira azavuga yuko wenda ari ukumuprofita kubera ibibazo arimo. Aravuga ati ariko uko byagenda kose ntabwo Jolene ashobora kuva hano ntamubwiye ko mukunda. Igihe cyarageze nuko ababyeyi ba Jolene baraza. Bahageze Jolene ajya kubasuhuza, ariko n'ivarisi yiteguye kugira ngo aze guhita agenda. Jolene amaze kujya gusuhuza ababyeyi be, Wendy yafashe agapapuro gatoya amwandikiraho amagambo, arangije agatereka hejuru ya varisi. Jolene amaze kubasuhuza yababwiye ko agiye kuzana varisi ye bakayishyira mu modoka. Ageze kuri varisi ye agiye kuyifata, yasanzeho agapapuro nuko arakarambura aragasoma. Abona Wendy yamwandikiye amubwira ko amukunda cyane, kandi kamusabye imbabazi kugira ngo amubabarire, niba abishaka rwose agume aho ngaho bakomeze bibanire. Jolene yaragasomye aratitira, agira ngo hari ibyo ari gusoma ntabwo ari byo. Yabisubiyemo inshuro nyinshi cyane, amarira atangira kwisuka, atekereje ukuntu nawe yakundaga Wendy, ariko yarabuze aho abihera. Nuko Jolene ahita agenda kumureba aho yari ari mu cyumba, arakomanga, nuko asanga Wendy agahinda ni kose, yenda no kurira kubera ukuntu Jolene agiye kumusiga. Nuko barahoberana, Jolene atangira kuvugira hejuru amubwira amagambo menshi ko amukunda cyane, nawe ko rwose adashobora kugenda niba nawe amukunda. Amubwira ko atatinyuka kumusiga, ati niwe muntu wenyine wiyemeje kumfasha mu gihe abandi bose bari bantaye. Ese nahera hehe ngusiga? Ese igihe tumaze tubana hari undi muntu nabasha kubana nawe nkanezerwa nk'uko nari nezerewe? Babwiranye amagambo menshi ko kuva icyo gihe bagiye gutangira gukundana kandi ko batazahemukirana. Jolene ababyeyi be niko bari bamutegereje hanze, bakomeza bavuga ati uri hehe Jolene? Rwose ngwino tugende, mu rugo hari ikirori, ubu abantu baradutegereje, biteguye ko tugiye kuzana umukobwa wacu. Yewe byari ibirori bidasanzwe, byari bimeze nka ya nkuru yo muri Bibiliya yo kwakira umwana w'ikirara. Rwose bari bamuteguye cyane, biteguye ko bagiye kwakira umwana n'umwuzukuru wabo, ariko ibyo byari bitangiye kuba byari bitunguranye cyane, nta nubwo babitekerezaga.
bakomezaga babwira Jorine bati Jorine kutaza ngo tugende, gira vuba abantu batangiye kuduhamagara, abashyitsi bahageze batangiye kurambirwa. Jorine akomeje kumva ababyeyi be bavuga gutyo, nuko yihanagura amarira ku maso y'ibyishimo yari yarize, ati Wendy uretse ngende rwose njye kubahakanira, ntago ndi bujyane nawe, reka njye kubabwira ntaho nyigiye. Jorine yaragiye nuko abwira ababyeyi be ati murabizi neza ntago ndi bujyane namwe, rwose ndacyabakunda nk'ababyeyi banjye nubwo biriya byose byabaye, ariko hari uwo nkunda cyane ntifuza kuzongera kubaho ubuzima bwanjye ntamufite. Nuko ahita abwira Wendy ati Wendy ngwino hano. Nuko araza arababwira ati mama nawe papa rwose kuva uyu munsi mubimenye, uyu ni umugabo wanjye ntaho nzongera kujya musize, ati ahubwo mu minsi mikeya mwitegure ko tuzakora n'ubukwe. Nuko ababyeyi be bararebana batari ko se gute twagenda tukabwira abantu twari twasize biteguye yuko mutari buze, rwose turabinginze. Nuko Jorine arababwira ati yego koko sindi bubasebye ngo nange kuza, ariko ngiye kuzana na Wendy abo bashyitsi bacu ngo babwire yuko ahubwo noneho mugiye kubereka n'ugiye kuzaba umukwe wanyu mu minsi iri imbere ko tugiye kuzakora ubukwe. Nuko Wendy aravuga ati niteguye kuguherekeza. Nuko baragenda, ibyari ikirori cyo kwakira Jorine n'umwana bakira ahubwo Jorine n'umwana ndetse n'umukwe wabo. Nuko Jorine na Wendy batangira gukundana ku mugaragaro gutyo, igihe kiza no kugira abashyingiranwa abantu bose babashyigikiye bavuga ati iyo aba bantu bose bajyaga bagira urukundo nk'urwa Wendy isi rwose yaba nziza cyane. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, ndizera yuko mwakunze iyi nkuru y'urukundo yari iryoshye cyane. Imana ibarinde, kandi mu nkuru zacu z'ubutaha rwose nabwo twiteguye ko muzabana natwe. Wari kumwe na Neema, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.